wanshinze yego washyano bitese yego sema bitese amakuru cyane neza kubona sumeze neza meze neza ndashima Imana nyine tu ndabona baragafashe umva ntagafata ndi mu kazi sigaye twikira ese sigaye nikiri Nyamirambo yego sema Kakumenya Nyamirambo mwaranyobe umva se n'ubibona ahantu hose mandi none se kutaretse kuza kunshura cyane mba ndi mu kazi kenshi buryo nyine tu nzani iyi stories te story mva ishushe none ntabwo azashira mba ndi mu kazi ubwo rero muri iyi minsi ifite boyfriend ariko nyine umva afite boyfriend akira rero ngo iki wa nabyo umva boyfriend wanje muri iyi minsi ashaka ko dusohoka ahantu yes yako none kugisenyi gusa kumucanga wese urabizi komeza uzime ubwo ejo bundi ku cyumweru ubwo tuzasohoka kandi ubwo nawe uzaza ujya kureba ngo iki uzifunga yishyire ku cyango uzajya kureba si utubucize umva akira rero twari twasawa nise ko mbwira sinakitwaza nk'iki naza nambaye na makeup bizimize gute umva baby sheri wanje rwose ko wazambaye rwose ariko afunga umutwe ashobora kutubonana nyine akabigira birebire sinzi njye kuntu yabaye ahubwo nizere ko ari bogari umva ibyiza gusa umutima umeze gutya ari bogari none se phone yawe harya niri ku murongo phone yanjye ntigivaho ibiri online gusa umva ahubwo ku cyumweru ngize amatwe kuri boyfriend wawe umva ni icyuki uko utazamumara muko uramenye ndumva mise mukunda nawe so have ngo kingo gira iki ntabwo urafushye rero ugira iki kagabanya umunwa mukumva urafushye wanyira se ngo iki aha ndumva uri murafuha cyane ngo reka nigeze ku cyumweru ndebe da nk'ubwo tuzasubira okay baby nzaguhamagara reka ngende ubwo tuzasubira naho ku cyumweru sawa kuzahamagara okay sawa nari Yebawe noneho cya kijama kiranjwe nyiri wabo kandi nyifite amafaranga siko nayo nabyibagiwe ariko kujyanya icike wahanyura nirukanga Arero gure waruzi nguracitse uranyishyura cyane ntago nyishyura 2000 byanjye urabima cyane ntago ubima basangane ndakwishyura unyishyura mereza 2000 nagwaye burare waruzi ngo wandyamana amafaranga aravuna petit je sinjya ndyamiye umuntu afite amafaranga umuranda yagura urayama byari koraho umufuka ega ndayaguhore gaho yamereze urayama cyane ntago yama ariko afitemo 1000 cyonyine andi nzayaguheje iki gihumbi umaye ntago ari yonyine waba mfite wari ufite 2000 ariko kugira ngo ubabarire cyeka mbanjije kukuganiriza sha wakikinga ngo kandi kugibonye ko munsi mukubise duke igihumbi gisigaye nye duhuru utarakimba man ibintu bizagukorera wowe ntabwo bizi wamuginga ukagende buriya tuzabona jinga man urenga mbira amafaranga yanjye 2000 azahanu nabikorereye ibyo sinabimurekera mwene kuko 2000 gihe nabikorereye man byaramvanye ndagasi ahubwo niba yanyishyira ndabona amayo niba yamaye igihumbi kamitemo magarashe nonye musi tugomba kuyarya ndagase we uremani ko mukanya hari umuntu yanisha mfite ideni gira vavuze ndagushaka ngusohokane tujye kurya amafaranga we amafaranga bara gira vuba cyane ibuna byanze ubyorera wanshinzwe n'ubundi nakongera yanjye rose umuntu sinarimwishe muziza amafaranga yanjye yo baby wundi wo kumbwira ibintu nk'ibyo ngibyo bimaze iki ngaho ndaje mu kanya ndaje vayo rero cyangwa ubwire nabishaka ubyihorere man ubundi kiriya gihungu kiba kimbaza iki ndaje mbonane nawe ndaje ariko ndaje mu kanya tubonane wewe n'ugira ikibazo ko uzanyicara wa ruhungu we wajya yahaye nka mama igihumbi cyonyine nicyo bari gusafurisha umva turabonana uriya muntu w'igare ko kigeze ngira ngo ndagasohokanye ugira ngo ndakarengereza igihumbi kiki ahubwo nikarenza 200 kamenye karakagabo ndayara n'ubuye akakwisenge neza baby neze neza none ubwo nose ko wambeshye umunsi ni kwa kangahe ntabwo mbizi umva baby buretse mamagara cyanjye buretse ndaje si wama akese kakari kwifata kari mu bice kangahe kako
karimo kuninze kandi nifitiye gahunda uyu munsi. umuvugisha. Baby nago phone iriho ubwo nyine sinzi ko ibintu biragenda. Mbwira uko biri bugenda nago mbizi. Nyine je narindi kureba nyine. Mvumana ifite ifungo fresh. Sasa ntabwo naguhamagaye Usa n'ubisi ko turajya ku Gisenyi. Mvuga ku Gisenyi. Wenda nushaka umbwire ngo ujyane mu kindi gihugu. Man je mba afite amafaranga ariko man sinago ubyumva. Nyine je cyo narindi kukubwira ni ukugira ngo witegure ufite amafaranga sinabona kubiraga ko nanize umuntu yaramfite ideni. Asubwo ni wamwishe we. Niyo namwica man akibumbi 200 urabizi betwe katanye. Ibihumbi 200. Numvaga ari nka miliyoni naho 2 gusa 2 biramara iki? Miliyoni se wazanye hangahe hari n'ijana ryawe ririmo wanje. Baby ndabona wa musystem amagaye reka mwitavye. Allo. Asubundi wo kwanyiciye gahunda uri he? Tebuka nsanga handi kuri ya gahunda yo ku cyumweru tuziranye. Umunota umwe ubungezeho. Yes kobwa. Bite. None sinarije kuri ya gahunda. Bebe wanyine nguyu ahubwo twagenda ndabona ari kudutinda. Sheri tugende hahandi. Tugenda hese. Ngo guki? Nose umunsi kw'cyumweru kwa dufite nyihe gahunda. Yo kugusohokana. None tugende iyi ni inshuti yanjye nyine iyo mwita Joy. Mwese. Kwese. Ngomba sohokane. Ku mafaranga yande. Yawe. Ako sha muriyemera mwa bakobwa. Jewe ibihumbi 2 byanjye nakora imyaka 5 murashaka kubirya umwanya umwe. Asiko mwiyemeye. Mwigize iki se? Wese ufite angahe? Nta n'ijana wazanye ku bihumbi 2 byanjye urashaka kubirya gutya gusa. Siko mwiyemeye mwabiryorjimwe. Ariko ko kandi akagabo kawe ni wamagariye ibihumbi 2. Ngafite ibihumbi 2 byonyine ubuze turarya minsi. Ubuse harimo iki basi? Ngo ibihumbi 2 urumva ibintu byadanje wamamagaye wansashije aka kagabo kawe ngiye sinagakunda reka. Do nuko kambere kara kagabo kanje. Akagabo ninde wanceje? Ni wowe? Umva rero wanceje. Utaza namagabo sinzi n'uwaguhuruje hano. Akincogi ninde wakagabo? Ahubwo incogi niwe ufite ibihumbi 2. Asike mushike mwese mwabigabo muri muri gusakuza mu biki. Reba nkawe wanzanye hano kugira ngo nsohokane. Gusohokana utazanana n'inshinzi. Ubwo rero niba wayizanye ubwo ni gusohokane. Umva rero kobwa rekana n'aka kagabo ko ndabona naterambere ryako sibyo reka twigendere.